Hari umwarimu mu karere ka Gakenke wambitse isura mbi abarimu bose bakorera muri aka karere ka Gakenke. Ni umwarimu waje gukekwaho ndetse anafatanwa amatungo amwe n'amwe harimo ihene, intama ndetse n'inkoko bikekwa ko yari yibye abaturage batuye mu gace akoreramo. Amakuru ava mu baturage avuga ko uyu mwarimu yari asanzwe atuye mu mudugudu wa Karambi mu kagari ka Buhata mu murenge wa Gakenke. Nyuma yo gukora iperereza ryakozwe n'abaturage, bamwe mu baturage baje gusanga uyu mwarimu afite amwe mu matungo yabo bari baburiye irengero. Ibi byatunguye benshi kuko uyu mwarimu yari asanzwe ashinzwe kurera ndetse no kwigisha urubyiruko indangagaciro nziza muri iki kigo. Hari amakuru kandi avuga ko yari asanzwe yarafatiwe ibihano by'akazi byo kumara amezi 3 adahembwa kubera ibindi bibazo by'imyitwarire yagaragaje mu kigo ndetse no mu myigishirize. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke bwatangaje ko bugiye gukora iperereza rikomeye kugira ngo babashe kumenya neza icyateye umugabo kuba yajya kwiba. Banasaba abaturage gutangira amakuru kugira ngo babashe kubakiza ibindi bisambo bikomeje kugenda bigaragara muri aka gace byiba amatungo harimo inka, dore ko bamwe mu baturage bakomeje gutaka bavuga ko inka zabo zikomeje kugenda ziburirwa irengero. Iki kibazo cy'uyu mwarimu wibye ihene ndetse n'amatungo cyateje impaka nyinshi cyane, dore ko abaturage bibaza ukuntu umuntu ushinzwe uburezi ashobora gukekwaho ibikorwa nk'ibi by'ubujura. Abaturage bagasaba ko ukuri kwihutishwa kugira ngo hamenyekane ikiba cyamuteye kujya kwiba, nimba ari inzara cyangwa nimba ari igisambo cyabigize umwuga. Gusa nubwo bimeze gutyo, ubuyobozi bukomeza kwibutsa abaturage ko bagomba kwicungira umutekano, bakarinda ingo zabo ndetse bagatanga amakuru ku gihe mu gihe hagize ikibura mu ngo zabo kugira ngo hakorwe iperereza ibyabuze bibe byagarurwa. Ngiyumvaga ni Damu, komeza udukurikirane kuri iyi channel. Kora subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye tubana mu makuru mashya kandi yizewe.